Amahoro y'Imana abane nawe nshuti muvandimwe ukunda gukurikira ikiganiro Ruhuka kinyura kuri iyi YouTube channel Ndaza Vuba, ndetse nawe ukurikiye bwa mbere ndagusuhuje cyane. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Ndi mwene so Iranzi Alfred. Mu kiganiro Ruhuka cy'uyu munsi turi buganire ijambo ry'Imana. Turi busome mu gitabo cyo Kuva igice cya 14, turasoma duhereye ku murongo wa 10. Farawo abatuze Abisiraheli bubura amaso, babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo, baratinya cyane. Abisiraheli batakira Uwiteka, babaza Mose bati, ntamva zari muri Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu? Niki gitumye utugirira utyo kudukura muri Egiputa? Sibyo twakubwiriraga muri Egiputa tuti, tureke dukorera Abanyegiputa, kuko ikiruta ari uko dukorera Abanyegiputa biruta ko dupfira mu butayu. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ijambo rivuga ngo wifata gute iyo ugeze imbere y'inyanja. Wifata gute iyo ugeze imbere y'inyanja Abanyegiputa nabo bakuri inyuma? Ni ikibazo uri butekerezeho, ariko kandi wisubize, wibaze ukuntu bigenda. Umwifata ugira ubumeze gute? Yesu ashimwe cyane. Abisiraheli bakuwe mu gihugu cy'uburetwa muri Egiputa, mu buretwa bwa Farawo. Imana ibakuzayo amaboko akomeye cyane. Imana ibakuzayo ukuboko gukomeye, ibitangaza. Amaso yabo abona ibintu bikomeye, ibitangaza byagiye biba, ariko baza icyago cya nyuma cyabaye. Ibintu byose by'imfura bipfa, babirebesheje amaso yabo. Mu nzira bagenda babonye ukuboko kw'Imana, ariko bageze imbere y'inyanja bahabamba amahema, babona Farawo n'ingabo ze barabakurikiye, barabatuze. Bibabera ikintu gikomeye cyane, ubwoba burabataha. Imbere ntabwo babonaga inzira kuko bahabonaga inyanja, kandi n'inyuma ntaho gusubira, ntaho guhungira bari kubona. Bari babona urupfu rubasatiriye, babonaga amakuba abasatiriye abagezeho. Mitima yabo iratinya, mitima yabo ishya ubwoba, bibagirwa ibintu byose Imana yakoranye nabo, bibagirwa ibintu byose Imana yabigaragarijemo. Bahinda umushyitsi ku bwa situwasiyo bagezemo ako kanya. Bifuza gusubira muri Egiputa, batotombera Mose, kandi aho bari barimo bajya, urugendo rwari rukomeje. Barabibonaga yuko imbere aho bari kujya, nubwo bwose hagati ya Kanani nabo hari harimo inyanja, ariko Imana yo yari yababwiye aho ibajyana. Cyakora ntiyababwira ko bazahura n'inyanja. Bikugendera bite iyo uri kujya mu rugendo rukuganisha ku mwuzuro w'amasezerano, hagati ugahuriramo n'inyanja? Iyo ugeze ku nyanja witwara gute? Aho ngaho reka mpagusobanurire neza uhumve. Iyo ugeze ku nyanja ni hahandi uba ugeze ukabona inzira yibannye, ukabona nta butabazi, ukabona uhuye n'ikibloke, uhuye n'igikuta kirekire udashobora kubasha kumena, udashobora kubasha kwinjira. Ariko ndagira ngo nkubwire ikintu gikomeye. Niba ari Imana yavuganye nawe, niba ari Imana iba yavuganye nawe mu guhaguruka, Imana ibishoboye, ibi bibashije, iyo ibifite inzira. Nubwo wowe uri kubona nta nzira, uri hagati y'urupfu, kuko Abisiraheli babonaga nibaticwa
n'ingabo za Farawo babonaga inyanja batari buyikire. Nyamara Imana yari yateguye umuhanda mwiza, kuko yari ifite ububasha ku bintu byose. Yari yateguye umuhanda mwiza ugendetse neza, ku kigero cyangwa ku buryo bitari buze kubagora gutambuka. Nshuti muvandimwe, hari ahantu ugera ukitotombera Imana, rimwe na rimwe ugatangira kwicuza, ukavuga ngo iyaba narakoze biriya, kandi byari bibi, ariko ukumva iyaba waribye byari kuruta, iyaba warakoze ibintu bibi bya bindi wanze gukora, ukagera aho wicuza ukabona ko iyaba warabikoze aricyo cyari bukubere cyiza kuruta ingorane uri kubona imbere yawe. Ariko Mose yatakambiye Imana iramubaza ngo niki gitumye untakira? Bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Umva ukuntu Imana ivuga. Haleluya. Nubwo wowe uri kubona inyanja, ariko Imana irakubwira ngo komeza ugende. Haleluya. Nubwo uri kubona ntaho guca, nubwo uri kubona nta nzira ihari, Imana irakubwira ngo komeza ugende. Haleluya. Kubera ko Imana yo inzira irayifite. Ntabwo Imana ikora ibintu by'akamenyero ngo ice inzira aho usanzwe witeze kuri buyibone. N'ubundi wabifata nk'ibintu bisanzwe. Igitangaza ni uko Imana ica inzira aho utayibonaga. Imana ihimbazwe. Haleluya. Imana igafata ikintu kitari buvemo ikintu. Imana igafata ikintu kitari bivemo ikintu ikagikuramo ikintu. Busura byumvishe. Imana irabishoboye gufata ikitari buvemo ikintu bigaragara ko nta cyari buvemo, ariko yigakuramo ikintu. Bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Kubwira Mose ngo nabwira Abisiraheli bakomeze bagende, kandi imbere ari kuhabona inyanja, ryari ihurizo rikomeye. Ariko Imana iramubwira ngo hariya ahantu uri kubona hatanyurwa, hariya ahantu uri kubona hatagendeka, hariya ahantu uri kubona hadacibwa, reka nguhe password y'uburyo uri buhanyure. Ufate iyo nkoni, haleluya, uyimanike, ukubite ku mazi, nanjye ndakora igitangaza. Umva Imana. Haleluya. Imana iguhe password, Imana iguha urufunguzo rukingura ahantu hadakingurwa, rugufasha kwinjira ahantu hasa naho hatinjirwa, rugufasha gutambuka ahantu hasa naho hadatambukwa. Imana ishimwe. Aho hantu nuhatambuka harakwinjiza mu mwuzuro w'amasezerano. Ndagira ngo nkubwire iki kintu. Hagati yo kwinjira mu mwuzuro w'amasezerano, hari ahantu hasa n'ahadatambukwa ukwiye kubanza guca. Hari ahantu hasa naho hatari inzira ukwiye kubanza kunyura. Aho hantu Imana niho ikunkumurira ibyakwirukankagaho. Imana niho ikunkumurira ibyakwahagizaga, ukabona gutambuka. Hanyuma ukambuka ufite amashimwe, wamara kwambuka ukaririmba. Imana ishimwe. Igihe cyose umuntu ajya kwinjira mu isezerano rye, hari couverture cyangwa se hari cover iba ikikije iryo sezerano ushaka kwinjiramo. Ezashimwe. Hari Yeriko ibikikije Kanani yawe, ariko kugira ngo Kanani yawe yinjiremo, ukwiye kuba ufite password, ukwiye kuba ufite urufunguzo rwo kumenya uburyo Yeriko igose umugisha wawe igomba kuriduka, igomba gusenyuka kugira ngo uyinjiremo. Iyo rero nta wundi uyitanga. Iyo password Imana ishimwe, ndafashijwe. Nta wundi utanga iyo password uretse Yesu, uretse kubuvugana n'ijuru rikaguhereza iyo password. Imana ikugirire neza. Imana iguhe uru rufunguzo. Yesu ashimwe cyane. Umaze igihe witotombera kuri Yorodani, umaze igihe witotombera ku nyanja, kubera yuko ubona ntaho gutambuka hahari. Ariko mu kiganiro ruhuka cy'uyu munsi, ndagusengeye ngo Imana iguhe urufunguzo rubasha gukingura
aho hantu, rubasha kukunyuza aho hantu hasa naho hatari inzira. Imana ikugirire neza, ugubwe neza. Urakoze kubana natwe, urakoze gutega amatwi. Imana yo mu ijuru ikomeze ikugirire neza, naho mu ubutaha mu kindi kiganiro Ruhuka. Imana ikugirire neza. Shalom, shalom.